Turabasuje mwese abakurikiye ikiganiro inzozi turabizi ko mugikurikira muri benshi ntabwo ari ikiganiro mbandi ngenyine ndi kumwe n'ubundi na Nadia Umutoni umeze neza Evrine meze neza cyane urabona ko hasana neza nta kibazo reka nizere ko namwe mumeze neza mwahisemo kubana natwe tunabashimire cyane nk'ibisanzwe tuba dufite byinshi twabateguriye muri kino kiganiro reka mu kanya gatoya tuze tubijyamo mu buryo burambuye. Reka ikiganiro cyacu tugitangirire mu gice cy'Abwiza aho dusura ahantu hatandukanye. Muri kino gice tugiye kwerekeza mu karere ka Karongi ahari Betani Hoteli. Iyi hoteli navuga ngo ifite umwihariko mu bijyanye n'imitegurire yayo cyangwa se uburyo itatsemo cyane ko bibanze ku bintu bya Kinyarwanda, ariko kandi nanone navuga ngo ibihakikije bagiye bahatera ibiti byinshi, hari ibyatsi byinshi, ubona ko ikintu kijyanye na green rwose bagitekerejeho kandi bibyara umusaruro. Reka mbareke mubikurikire muri kino gice cya Bwiza dutegurirwa na Evrine. Bahaye ikaze muri iki gice cya Bwiza. Uyu munsi noneho mperereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura ahaherereye Betani. Tegereje hano icyambere ubona nkuko ubona inyuma yanjye ni ikiyaga cya Kivu. Hari ahantu hatandukanye heza, nukuvuga ngo mu karere ka Karongi by'umwihariko hari ahantu henshi umuntu ashobora gutemberera. Ndaza kugerageza kugera ahantu hirya no hino kugira ngo nubundi nkuko ikiganiro cyacu inzozi by'umwihariko iki gice cya Bwiza kitwereka ahantu heza, ubusitani, indabo, mu nzu uburyo hateguye n'ibindi bitandukanye, bityo tukagira ibyo tuhigira. Hano rero Betani impamvu nahabahitiyemo cyane nubwo hari amazi mubona inyuma yanjye, ariko hari n'indabo, hari indabo zirabya, hari ibiti birabya, hari ibiti bitanga amahumbezi n'ahantu heza. Kuri kamera ntago mwabyumva nkuko ngewe ndi kubyumva, ariko umuntu ahari urumva ko umuntu aba yaruhutse. Hari igihe tuba tumaze igihe kinini mu kazi umuntu akeneye kuruhuka. Hano mu Rwanda rero dufite ahantu henshi cyane ho kuruhukira. Nyabuneka mujye mureka turuhuke. Murabizi ko hasigaye hari indwara zitandukanye ziterwa n'umunaniro no gutekereza cyane. Byari bikwiye rero ko ku bantu nanone ariko bafite ubushobozi tunyarukira ahantu nk'ahangaha, yaba mu ntara y'Iburengerazuba yaba ahandi hantu hatandukanye dufite heza mu Rwanda. Igihugu cyacu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite ahantu heza umuntu yaryama agasinzira, umuntu amaso ye yareba byiza agatekereza neza n'ibindi bitandukanye. Aha mpagaze rero hari imigano murayizi, biranashimisha cyane ko abantu usigaye usanga banayikoresha no mu ngo zabo. Hari ya makoma y'indabo n'ibintu bitandukanye hano muza kugenda mubona ku mashusho. Ntago ari ibyo rero ngiye kubereka gusa, ahubwo ngiye kubereka n'uburyo hateguye. Nk'aha ngaha aho ninjiriye hari coffee shop. Murabizi ahantu hatandukanye cyane cyane iyo ukiva mu mujyi wa Kigali werekeza mu ntara, abantu bamenye uburyo bashobora kwashyira coffee shop ku buryo umuntu niba ananiwe, niba yavuye mu rugo nta kintu afasha agiye nko gukorera mu ntara, ashobora gufata icyo kunywa. Ariko ushobora kwibaza uti coffee shop ibigomba gutegurwa gute? Nka hano iyo witegereje iyi coffee shop iherereye hano muri Betani Hoteli, ubona amabara bakoresheje. Hasi bagerageje kuhashushanya ku matafari ikawa. Iyo umuntu ageze hano ahita abona rwose ko ari ahantu ho gufatira icyayi. Impamvu rero tuba tuberetse ikintu nk'iki muri iki gice cya Bwiza ni ukugira ngo twumve ko ibintu byose bishoboka. Ushobora kuba ufite iwawe umwanya cyangwa se space mu ndimi z'amahanga, ukavuga uti ni iki nakora ko ntazamura amatafari ko ari hato cyane, nakora iki? Ushobora gukora akantu nk'aka ngaka warangiza ukakubakisha icyuma, yewe bakaba bashyiramo n'amadirishya y'ibirahuri hakavamo akantu keza, biterwa n'icyo waba ushaka kugakoresha. Ushobora kuba ari ahantu hadafunganye ushaka ko abashyitsi bawe bazajya bicara, urubaraza. Ushobora kuba ari akantu nk'aka ushaka kugira stoke n'ibindi bitandukanye. Ibire byose rero
tubibereka kugira ngo dushobore kugira icyo tuhigira. Turacyari Betani, aha navuga ngo ni ku rubaraza cyangwa se kuri terrasse, n'ahari restaurant, hari restaurant yo mu nzu, hakaba na hano hanze aho abantu barira ariko nanone bitegeye ikiyaga cya Kivu. Ngira ngo murabona ko ahantu hose uburyo haba hateguye. Muri iki gice cya Bwiza tujya tuberekamo ko batajya bibagirwa izi ndabo. Bivuga ngo indabo ni ubuzima, indabo zifasha byinshi mu buzima bwa muntu. Si ibyo gusa nshaka kwibandaho, aya ni ameza ateguye nyine abantu bashobora gufatiraho amafunguro, ibyo kurya cyangwa se ibindi. Icyo nshaka kubaganiriza ni uburyo buri muntu wese ugeze aha ahita abona umuco nyarwanda. Ngira ngo murabizi mu gutegura kenshi mu muco nyarwanda dukunze kubonamo imigongo ifite design zitandukanye, ni nabyo bakoresheje hano. Ntabwo byari bibananiye gukora iyi garde-fou ngo bashyireho uru ni urubaho ruvanze n'icyuma ngo barekeraho gusa, ariko baravuze bati reka dushyireho n'imitako, imigongo ishobora kuzafasha wa munyamahanga cyangwa se umunyarwanda ukunda imitako ikorewe hano mu Rwanda kuba yareba iyi mitako agahita amenya ko iyo mitako yakorewe mu gihugu cyacu. Yewe n'umunyamahanga kuyibona ahita abona ko ari umutako wakorewe mu Rwanda, wakozwe n'umuhanzi w'umunyarwanda. Baraza no kubitubwira hano. Ndabona nta kindi kintu dushobora kuhakura kinini cyane, gusa izi nkingi twari dusanzwe tumenyereye ko zikoreshwa na sima cyangwa se bagashyiraho andi design atandukanye, ariko bashyizeho tableau. Ushobora kuyireba ukagira ngo barasize, ntago basize, ahubwo bakoze tableau ijyanye nyine na ya nkingi. Barangije kandi ikintu gishimishije bagiye bashyiraho imigongo itandukanye. Umugongo uraha ntabwo ari uraha, ni ukuvuga ngo umugongo wa hano urasa n'uwaha hirya kubera ko binangana, undi waha naha nabyo birasa. Ibi nabyo rero ni bimwe mu bintu nabonye, mu mwihariko nabonye hano Betani. Bivuga ngo niba ugiye gutegura ahantu abantu bashobora kuruhukira, ahantu ushobora kwakirira abantu, ntukibagirwe ya mitako ikozwe n'abahanzi b'Abanyarwanda, kuko nayo burya ni myiza. Narindi kuvuga kuri iyi migongo, ariko hirya naho hari ubundi bwoko bw'imigongo. Ngira ngo kameramani aramfasha abibereke. Iriya nayo ni bumwe mu bwoko bw'imigongo. Bivuga ngo hano ikigaragara umuhanzi, artiste wakoze iyi migongo, icyo yaragamije ni ukugaragaza u Rwanda. Iyo ubonye umugongo niyo wabona ahandi hantu hatari mu Rwanda, ikintu cya mbere utekereza uhita wumva ko nyine ari umuhanzi cyangwa se ari igihangano cyakozwe n'umunyarwanda. Hirya ha rero naho murabona ko imigongo twarebaga itandukanye cyane n'iyi ngiyi. Ubwo ndavuga design tumaze kubona hariya y'imigongo ntabwo ariyo iri aha ngaha. Murabona ko biratandukanye, ariko byanze bikunze umuntu wese wabona uyu mutako, ikintu cya mbere yahita abona nuko cyakozwe n'umuhanzi w'umunyarwanda. Hirya naho ni umugongo, ariko nawo ya migongo tutamenyereye, nayo ni design yindi. Bivuga ngo umuntu wakoze ikintu yashatse kugaragaza, nubwo mu kanya nza kuganira n'umwe mu babikoze, mu bagize uruhare, nako ni umuhanzi washoboye gukora ibi bihangano bya hano kuri Betania, araza kutubwira icyo yaragamije, impamvu yahisemo gukoresha imigongo. Ko iwitegereje ahantu hose twagiye duca 70% y'uburyo hatatse ni imigongo. Baraza kutubwira rero icyo bari bagamije. Hari n'igishushanyo ndimo ndabona hakurya hariya, ariko nacyo urahita ubona ko rwose ari Betani. Hari amazu mwabibonye yubakishijwe amatafari, hari ubwato mu kanya nabubonaga mu kiyaga cya Kivu, hari ibi biti, hari aya matara, hari imisozi niriya iri hakurya, hari n'ubundi bwato. Hano hari ubwato butandukanye bwanditseho Betani n'aya mategura. No kuvuga ngo umuntu wabikoze, umuhanzi wabikoze, ari nawe tuza kuganira mu kanya, araza kutubwira icyo yaragamije, anatubwire se kuba yarakoze ibi bihangano
hano hano kuri Betania bitanga uwuhe musaruro? Ese umunyamahanga wahagera hano ikintu bamusobanurira ku bijyanye n'iyi miteguro, ku bijyanye n'ibi bihangano nakwita ko ari iby'u Rwanda, n'iki bimwigisha muri makeya? Ni mu kanya n'imigekuzi. Nari maze kubabwira rero nyuma yo kubatembereza ahantu hatandukanye mbereka uburyo Betania hateguye. Ubu noneho ndi kumwe n'umunyabugeni. Ni umunyabugeni nagize amahirwe musanga hano, ni nawe wagize uruhare, navuga ngo nanjye kuvuga ngo uruhare rukomeye, uruhare rwo gukora iyi mitako yose mwabonye. ni Birasa Bernard. Birasa, uraho neza? Muraho Eveline, munyamakuru. Ngize amahirwe duhuriye hano mu karere ka Karongi, banambwira ko ari wowe wa designinze Betani. Ndagira ngo tubwire ujya kuyidesigninga, igitekerezo cyari cyawe, cyari cyaba ba owner cyangwa se ba nyiri hano, byagenze bite mu by'ukuri? Urakoze munyamakuru Eveline, igitekerezo aho cyavuye kugira ngo dushyireho imitako ijyanishije na gahunda ya leta yacu, kuko iyi mitako yitwa imitako gakondo nyarwanda kuko ifite n'amazina. Ni igitekerezo nakigejeje ku bayobozi b'itorero Eglise Presbyterienne kuko ni nabo nyiri iyi hoteli. Bacyakira neza, ndabibafasha kandi kuko bitanga umusaruro. Hari igishushanyo twabonye hari inyuma nacyo batubwiye ko ari wowe wagikoze. Kiriya gishushanyo rero buriya nagikoze ntekereza ku bantu batembereye hano ku kiyaga cya Kivu, bakahaza ari nijoro, bakamubwira ngo hano hepfo hari ikiyaga. Ubwo se yabyemera gute hatabona? Ni ukumubwira ngo ejo mu gitondo nibucya uzabona hameze baranayimuritse. Baranayimuritse nijoro, icanye igaragaza ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu n'imisozi ya Karongi. Iyi taburo yitwa Different Colors One People. Ni ukuvuga ngo ni impisha sura abantu bakabaye Imana uko ibyifuza, babana neza nk'uko Imana yabaremye ibifuriza ibyiza, ariko ntibabura utuntu tubatanya. Nicyo gihangano natekereje ngende no ku ndirimbo y'umuhanzi nyakwigendera Lucky Dube yitwa Different Colors One People. Urabona harimo isura eshatu, harimo umwirabura, umunyaziya n'umwoksidanto. Occident yuvuze ariko naho ntiwibagiwemo umugongo. No urimo Occident hazamo Uburayi na Amerika, noneho hakazamo Orient nizamo za Chine, za Singapore ni muri Aziya, hakazamo za Japani, hakazamo n'ibindi bihugu byinshi. Reka gushimire cyane Birasa Bernard. Murakoze Eveline. Uretse umunyabugeni Birasa, ndi kumwe noneho na Ntwari Janvier, akaba ari manager wa Betani zose kuko muzifite ahantu hatandukanye, ariko turibanda cyane hano mu karere ka Karongi. Twabonye uburyo yakoze ibihangano, niwe mwifashishije mu kubatakira, mu gukoresha ibihangano bye Birasa Bernard, ariko noneho kuba hatatse neza gutya bitanga uwuhe musaruro cyangwa se byongereye iki ku musaruro mwari musanzwe mufite hano? Yego, urakoze Eveline. Urebye muri makeya umusaruro byatanze, ubu bugeni bigaragaza ubwiza byongera ubwiza bwa resitora yacu, bongera ubwiza bwa hoteli yacu, ndetse ntabwo ari muri resitora gusa, harimo n'ibyumba aho tuba twashyizemo amashusho atandukanye, ndetse ushobora no kugenda bigendanye n'umuco uri mu karere ka Karongi, ku buryo yoje gusura Betani ushobora no kujya n'amateka uhakura bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu. Hari aho tujya gusura rero muri iki gice cya Bwiza ugasanga bakoresha indabo ariko ziri artificial cyangwa se zitari iz'umwimerere, ariko mwebwe ahantu hose yaba hejuru y'ibisenge yaba mu nzu ni indabo ziri natural cyangwa se z'umwimerere mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibi nabyo hari umusaruro bigenda bitanga cyane cyane kuri feedback cyangwa se ku bitekerezo by'abantu babagana, barabishima. Ahantu hatandukanye ni icyatsi, hari imikindo, hari bagiye babibona ku mashusho dukurikiye. Urakoze cyane ku bijyanye rero n'ibijyanye n'indabo dukoresha muri hoteli.
ngira ngo niyo utambagiye ubusitani bwacu ubona ko ubwiza bwa hoteli yacu cyane cyane tubuganisha mu bijyanye n'ibimera kandi byiza bigaragara ku jisho ko ari byiza, ndetse tukanabitaka ahantu hatandukanye urebye ku matebo, mu byumba, ku mareception, mbese bikaba ari umwihariko. Ni umwihariko twifuza yuko yaba ari umwihariko kandi unezeza abakiriya no ku jisho, ngira ngo nawe wayibonye ko bigaragara. Uretse iki kiyaga cya Kivu se, izi ndabo, ibiti bitandukanye mwagiye mutera, hari aho bifasha mu guhumeka neza cyangwa se muri aya mahumbezi turi kumva? Cyane ngira ngo icya mbere na mbere mwabonye ko dufite ubwiza bw'umwihariko cyane nanone dukomora ku Kivu cyacu. Hoteli yacu ni mu karere ka Karongi hafi ikiyaga cya Kivu, ndetse mbona ko na resitora yacu niho iherereye. Ayo mahumbezi navuga ko uwo mwuka mwiza abakiriya bahumeka twongeramo n'undi uturuka mu bimera. Iyo tubihuje rero umukiriya waje wacu navuga ko agira ubuzima bwiza ku bijyanye n'ubuzima bw'umwimerere, bijyanye umwuka ahumeka, ndetse n'ibyo tumuha muri resitora cyangwa se abasha kunywa n'aho aruhukira akaruhukira ahantu hameze neza. Tuvuye rero mu gice cya Bwiza, murabizi duhita twerekeza mu gice cy'Inyungura. Mu Nyungura icyo tugiye kubungura cyangwa se icyo Nadia Umutoni agiye kubungura, hari abantu babona barya amafi, cyane urubyiruko, abavutse cyangwa se bavukiye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi itegereye amazi, ugasanga ararya isamaki akumva iramuryoheye, cyangwa se isambaza, cyangwa se n'ibindi byose biribwa biva mu biyaga cyangwa se mu nyanja, ntibamenye aho biva. Nadia Umutoni rero ayifashishije bamwe mu nzobere basanzwe babikora, agiye kutwereka ese za samake, za sambaza turya zirobwa gute. Abatari babizi mumenye ngo ibyo murya bivaha kandi biba byagenze gutya. Ikaze muri kino gice cy'Inyungura, igice nk'uko mubizi twunguranamo byinshi, tujya ahantu hatandukanye tukabereka byinshi mukwiye namwe kwimenyera. Uyu munsi turi mu karere ka Karongi, uko mubibona ndi mu Kivu. Hari abantu mukunda amafi, hari abantu mukunda isambaza cyangwa se n'ibindi byose birobwa mu mazi, ariko mukaba muvuga muti ubundi bigenda bite kugira ngo tuzibone ku isahani, ko tubona tuzirya ziba zaturutse hehe, bikorwa bite? Uyu munsi muri kino gice cy'Inyungura nibyo ngiye kukwereka. Buriya rero kuroba bigira amasaha yabyo, ntabwo igihe icyo ari cyo cyose ushobora kujya mu mazi ngo ube waroba, bitewe n'uburyo nanone amafi aba agomba kuruhuka, hakabaho nanone n'igihe aba agomba kuza kuroberwa. Ubundi biba byiza iyo abarobyi baraza kubitwibwirira, ariko ubundi baroba nijoro mu masaha ya nimugoroba ndetse yewe no mu gicuku. Ubu rero tuje mu mazi hasa nkaho hakeye, ni mu gitondo ariko urabona ko hakeye, amafi arasa nkaho ubu aruhutse, ushobora kutayabona ariko ntabwo biri butubuze kukwereka uburyo ubundi iyo ari mu gicuku cyangwa se mu masaha ya nijoro babigenza kugira ngo barobe. Ndi kumwe n'abarobyi, murababona ahangaha bari mu bwato bwabo basanzwe bakoreramo, ntabwo nabashije kubujyamo kuko bambwiye ngo ni ubwabo gusa, ariko nta kibazo bagiye kutwereka uburyo babigenza ubundi ari mu masaha yo kuroba. Bimwe mu bikoresho twifashisha ni ukugasha gutya tugiye gushaka isambaza mu kiyaga cya Kivu, ariko hari n'abakoresha moteri n'ubundi akagera aho wumva ashaka ajya kuzishakira n'ubundi kugira ngo abone umusaruro mwinshi. Nuko dukora rero. Ino niyo ngashi ya kinyarwanda ya gihanga twasanze n'abapapayi bakoresha. Usibye ibyo iyo ugezeho uroba uryama mu bwato ukazirika ku mutego, nk'umuyaga waza ntuva ku mutego wawe bakugeza isaha uri bukuriremo. Ubwo rero waba wabonye umusaruro ukawujyana imusozi, ukajyana aho ukuriramo, ukajyana kuri projet peshe. Ngo ni gutya turoha icyerekezo. Yego, muhera kuki? Duhera hano hasi ku mutabi wo hasi turoha. Ibyo mukoresha babyita ngo iki? Icyerekezo. Yego. Ubwo dukuramo nyuma y'amasaha 3
tukagenda dukurura gutya. ubwo munagamo igice gutyo kuko ndabona ari byinshi cyangwa se kubera ko bwakeye ni ukubereka foromire ko dukora. Yego. Ubwo rero byose turarambura. Iyo munazemo ngo cyose mugishyiramo mukakira. Yego. Noneho tukagenda dukuramo gutya kurura. Ni gutya tubigenza gutya. Ubwo rero isambaza zikaba zagiyemo tugaheraho tukajya umusozi tukagenda tuzikuramo rumwe rumwe. Muba muzi se uduce amafi cyangwa se isambaza arimo ku buryo mutegerereza aho ngaho cyangwa hari n'igihe mutegereza amasaha 3 ntagire icyo muzamura? Hari igihe unashiramo ukaziraho bitewe n'aho warobye zatambutse zitambuka kwa kundi abantu batambuka n'ubundi mu muhanda. Hari abantu baba bateraniye, hari n'aho batakunda guteranira. Ubwo rero nuko isambaza nazo zigenda mu kiyaga cya Kivu. Nubwo muba muri gushakisha aho zaba ziri. Aho zaba ziri tukajya mu muhengeri ruguru, tukava ku nkengero hano umusozi tugakomeza mu muhengeri. Usibye amasaha 3 yo gutegereza bibatwara amasaha angahe? Bidutwara amasaha 6 kugenda n'isaha, kuroha n'isaha, no kukurura amasaha 3 no kongera kugira umusozi n'isaha, amasaha 6 akaba yuzuye. Ubwo ku nshundura imwe nk'iyo ngiyo iyo muzamuye byibuze muzamura nk'ibingana iki? Hari igihe uzanamo ibiro 10. Yego. Hari igihe uzanamo 5, hari igihe uzanamo 2. Muri kino Kivu harimo amafi, harimo udufi dutoya, harimo tarapiya, harimo indugu, harimo isambaza, harimo Rwanda rushya, harimo kabambari. Ibyo bigize ikiyaga cya Kivu. Ni ukuvuga ngo iyo murobye wenda nk'ijoro rimwe hari igihe muroba ubwo bwoko bwose? Oya. Ubwo biza byivanze muri make. Yego. Ariko kabambari ntabwo ikunze kuzamo kubera ko usuka upfa kuyifatishayo. Yego. Ni ifi nayo ntabwo ukunze kuyifatisha kubera ko igihe yikubita ku mutego ikisubira inyuma. Kubera ko ibifite amahane menshi. Mu kuroba rero nk'uko bamaze kubitwereka bakoresha amato atandukanye. Hari aya mato matoya tumaze kubona, hari n'aya ngaya mubona inyuma yanjye manini. Aya manini itandukaniro ryayo n'ariya matoya nuko akoreshwa n'abantu benshi ndetse akenshi nk'uko mubibona aparitse ahantu hamwe, akoreshwa n'amakoperative cyangwa se abantu bishyize hamwe kugira ngo barobere hamwe. Ahangaha ni hahandi abantu bayakoresha baba bazwi, ntabwo ari umuntu ku giti cye. Akenshi baba ari abantu bishyize hamwe muri koperative barema imyaka. Ni ukuvuga ngo ukaba ari akazi, ni nk'uko udashobora kuza ngo uze ushyiremo ibyawe ukore. Oya, bakorera hamwe nk'itsinda, bafite uburyo bakorera hamwe, uburyo aho amafi bahita bayajyana, uburyo babonamo inyungu. Niho bitandukanira rero nari. Ariko nanone n'ikindi, aya ni amato manini. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo bari buze kuroba baroba isambaza cyane, bafite ukuntu bagenda babirobanura. Turaza kujya mu kanya aho bahuriza bya bindi byose barobye. Ariko nanone navuga ngo afite ubushobozi bwo kuroba byinshi ugereranyije n'ibyo tumaze kubona cyangwa se muri ariya mato matoya ashobora gukoreshwa n'abantu bakeya. Reka tujye noneho aho bahuriza ibyo barobye. Ubwo ndi kwirinda kuvuga amafi kuko usibye amafi tumenyereye haba harimo ubwoko bw'amafi atandukanye. Iyo bamaze gufata bya bindi barobye, ya masaha agera kuri 6 yose aba amaze muri cya gikorwa cyo kuroba, bagira aho bayahuriza. Aho bayahuriza rero niho tugiye kugira ngo naho turebe uko bikorwa kugeza igihe ajyaniwe ku isoko. Ubu ndi kumwe na Hodari Turatsinze, hagiye kudufasha kudusobanurira iyo bimaze kugera hano kuri projet Fresh y'amafi yose y'ubwoko butandukanye amaze kugera ahangaha, haba hakurikiyeho iki. Ariko mbere yuko tubireba, ubundi hari ubwoko bw'amafi angana iki arobwa hano muri kino Kivu? Ikiyaga cya Kivu harimo ubwoko bw'amafi bwinshi butandukanye. Yego. Kandi buri bwoko buba bufite uburyo burobwamo kandi bukaba bunafite igiciro cyacyo gitandukanye. Uko duhindukiye hano tukareba nko hano handitse ngo Kibuye Fishing Project, turareba ya mato twagiye tureba. Aya ni ya mato 3 yarimo babarobyi benshi batandukanye. Ubu ni bwa bwato bumwe bubamo abarobyi 2 cyangwa se 1.
niho twakomeza kuri iki gishushanyo kindi gikurikira. Ubu ni bwo bwoko bw'amafi arimo hano. Nk'ubu urebye iyi ushobora kubona ni tilapia. Ni ifi ya tilapia, iyi ikaba yandi bakubyitwa kabambari, iyi akaba ari isambaza, iyi akaba ari ubwoko bw'indugu, noneho izi akaba ari izindi leta y'u Rwanda yashyizemo bita Rwanda rushya. Aya mafi yose uko uri kuyareba hano ari mu bice ni ubwoko 28 ariko bukuye mu bice bigeze muri 5. Rero akamaro ka projet Pêche nuko yo ifata uwo musaruro ikagerageza kuwubungabunga, yarangiza ikawohereza ku isoko, kuko murabizi ko ikiyaga cya Kivu nicyo kiyaga kinini mu Rwanda dufite. Kuba ari ikiyaga kinini mu Rwanda, kikaba ari ikiyaga giherereye byonyine mu ntara y'Iburengerazuba. Mu turere 7 tugize intara y'Iburengerazuba, uturere 5 gusa nitwo tugerageza gukora ku kiyaga cya Kivu. Utudutanda niho bazishyira. Utudutanda akamaro katwo niho iyo bamaze kuroba bazishyira bakazanika. Kuzanika bizifasha kuba zakuma, cyangwa se babona ugiye kuzikawusha akazikawusha bitandukanye. Rero nyuma yo kuroba ababonye utu n'udutanda, izi ni zimwe mu bwoko bw'ibyo bafashe. Izi akaba arizo twita isambaza twese tuzi. Ariko bitavuze ko arizo zonyine bafata, nkuko nakoretse ku gishushanyo hari ubwoko 5 cyangwa bunarenga. Izi rero ni zimwe isambaza. Impamvu baba bazishyize hano kugira ngo zite amazi cyangwa se bagire uko banazikoresha. Nk'ubu hano bashobora kuzishyira, nyuma yaho bakaza kuza kuzikawusha. Bamara kuzikawusha niba mushaka kumva ikiro cy'imbisi n'izikawushije bitandukanye. Nk'ubu bagiramo ibice bibiri, zo ushobora kuvuga ngo izo bita ngo burakeye cyangwa se izo bita barobye ku mugoroba. Aho bitandukana nuko izo yenda barobye nka saa 3 z'ijoro ziba zitandukanye n'izo barebye saa 11 za mu gitondo. Ukumva za saa 11 mu gitondo ziba zikiri fresh. Iza saa 3 z'ijoro ziba zenda gusa nkaho zitakiri fresh cyane, ariko hano rero niko kamaro kazo kuza guta bazibungabunga hakiri kare, noneho bakamenya ukuntu bazohereza. Kugira ngo maze kubyibonera uburyo amafi arobwamo ndetse n'uburyo atunganywamo kugira ngo abashe kuba yagera ku isoko. Ntabwo twabashije kubona ubwoko butandukanye bw'amafi hano kuri Maison Pêche twari turi, ariko tubashije kubona byibuze uko isambaza zumutswa ndetse zikanikwa bitewe n'icyo ku isoko bashaka. Ushobora kuzigura zitumutse cyane, ushobora kuzigura zumutse. Ni hariya babishyira, ni naho bacagurira n'ubundi bwoko bw'amafi atandukanye, usibye ko tutabashije kuyabona. Hodari, wakoze cyane. Abatari musobanukiwe neza amafi turya aho ava bamaze kubibabwira, ndetse mwana bibonye mu mashusho. Navuga ngo ni naho dusoreje ikiganiro cyacu nati. Yego, reka tubashimire cyane mwakoze guhitamo kubana natwe muri kino kiganiro Inzozi naho utaha. Bye bye.